yahamagaye umuntu narara ku isi irakomeye. Erega umugambi wanjye ntagupfa, ibyo navuze kuri wowe no kubikora nzabikora. No mu bihe bitari byiza ni Imana, nibwo bumana bwayo. Imana irakenesha, Imana irakiza, Imana ishyira hasi, Imana igashyira hejuru. Bamwe baba ari abami, abandi ikabagira abagaragu babo. Ini studio mumenyereye kwa Leopold, nibyo source of joy bivuga isoko y'ibyishimo. Nurira muri video yabanje urasanga indirimbo turirimba, ibyo tubwiriza twamaze kumenya isoko yabyo. Ni iyihe? Nta handi ni muri Yesu Kristo, ni mu Mana. Natwe rero ibyo dukora byose bikomeza bijya mu butumwa bwiza, tuvuga iyo soko kandi tugaragaza n'ibyo twakomeye muri iyo soko. Niyo mpamvu uyu munsi nongeye kubatumirira mfatanije kandi na Leopold, twatumiriye kuri Jehovah Jireh. Ntago baje bose, arabahagarariye nk'uko ubushize byagenze. Twasezeranyije ko tuzonye tukababazana n'ubundi twabikoze. Tugiye gusenga uko tumaze kubimenyera, ariko si ukumenyera gusenga, ahubwo tumenyere ko mbere na mbere dushyira imbere Imana nk'uko Bibiliya ibivuga. Mana yacu, turagushimiye ko uri Imana nziza, uri Imana yabayeho kuva kera, wahozeho, ntabwo uri umuza vuba, uhoraho, wabayeho kuva kera tutarabaho, basokuru na basokuruza bacu batarabaho, wowe wari uriho. Turagushimiye ko n'uyu munsi wari uzi kuzabaho. Turagushimiye kubw'uburinzi bwawe, wagiye urinda buri umwe muri twe kugeza tugejeje aya magingo. Icyubahiro n'ikibi cyawe, tukweretse iyi gahunda tugiyemo kugira ngo utuyobore. Uwiteka, ntago twebwe tuzi ngo isi uyu munsi buri umwe uyirimo akeneye iki, ariko ijambo ryawe ryarambwiye ngo upfumbatura ikiganza ugahaza kwifuza kw'ibyaremwe byose. Natwe rero turahari ngo kugira ngo udukoreshe, udukoreremo, utunyuzemo ibyo buri mwumwe yakuramo akaruhuka. Duhari kugira ngo udukoreshe rero, tubangamiye imbaraga mbi zose z'abadayimoni. Mu izina rya Yesu turaguhamagaye cyane Uwiteka, ugendane natwe, kandi ibi bintu tugiye gukora, ubu butumwa tugiye gutambutsa uzabukurikire, no mu gihe tutazaba tukivuga, no mu gihe tutazaba tukiriho, no mu gihe tutazaba tukiri mu isi, ubu butumwa buzakore ku mitima y'abazabwumva, kandi buzakure benshi mu byaha. Nicyo twifuza. Ndagushimiye rero, ngaho bana natwe, kandi ukomeze utwungura ubwenge buva hera hawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubyambaje twizeye, amen. Amen. Arakoze cyane kutuyobora mwanya wo gusenga Imana. Yego, njye nitwa Emmanuel Ntakirutimana, ndi umunyamakuru muri iki kiganiro, ariko hari n'ahandi nkorera. Ndi kumwe rero n'abandi, reka mpere ku mukuru nza ku mutoya. Mpere ariko Leopold nk'umusangwa, nawe banza wongere wibwira abadukurikiye, noneho mbone kujya kubashyitsi. Ndabasuje cyane, nitwa Niyonzima Leopold, hanyuma nkorera muri studio Source of Joy Studio. Imana ibahe umugisha. Amen. Harakoze cyane Leopold Niyonzima. Ubwo rero ngiye kujya kuri dirija n'ubundi, ni nawe mukuru muri iri tsinda turi kumwe, namwe mwongere mwibwira abantu gushize mwari mwivuze. Muraho neza, nitwa Bikorimana Aloise, ndi dirija ukora Jehovah Jireh, ndi umugabo, mfite umugore n'abana batatu. Yesu abahe umugisha. Ufite umugore n'abana batatu mu gihe turi gukora ikiganiro. Hari igihe utabazakireba ufite nka 4 cyangwa 5. Ufite 4 rwose. Tuyashyira mu by'agateganyo cyane kuruga umurimo uracyakomeje. Uracyakomeje. Amen. Aha. Murakoze, nitwa Beora Sergine. Nitwa Iryabera Trinitas. Ndi umukobwa. Yego, Trinitas. We ni butatu butagatifu. Yego, ni muhero rimi Igitaliyani mu Kilatini hamwe muri aho ngaho. Tuzabaza perezida n'abaririmbyi bakorari, turabaririmbyi bakorari Jehovah Jireh. Yego, bose ko mubabona ko ari batatu, ni itsinda rihagarariye abandi muri korari Jehovah Jireh. Mbone no gusuhuza abaririmbyi bose bakora Jehovah Jireh, kandi dushimira ubuyobozi batwemereye. Ntago baza batabivuze, bagira discipline. Murakoze cyane rero. Ubushize twarabanye, tubana mu ndirimbo
zitari nyinshi twagarutse ku ndirimbo 3 turi mu rugendo rw'indirimbo zakorewe muri no studio yo kwa Leopold. Twongere tuzuze turebe imirimo y'Imana yakoreketse binyuriye muri zo ndirimbo kandi zongeze zibafashe bundi bushyashya. Niyo mpamvu rero mwana tugenda tuzigarukaho ubushize rero zo twagarutseho uyu munsi dufite n'izindi tugiye kugarukaho. Muzo twagarutseho ubushize rero murabyuka ko ari indirimbo irimo ivuga ngo uru rugamba ni Yesu ruyoboye tuzanesha. Haleluya. Uru rugamba ni Yesu ruyoboye tuzanesha. 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 Ntutinye korona Yesu arahari yowe tuzanesha we. uru rugamba ni Yesu ruyoboye tuzanesha. Ntutinye ibibazo ufite tuzanesha. uru rugamba ni Yesu ruyoboye tuzanesha. Amen, amen. Kwa kubakumbuza no kubibutsa ibyo twanyuze mu bushize, niba utarakurikiye umanuke hasi ku ma link ari munsi uraza kubona ibiganiro by'ubushize. Uyu munsi rero turakuze indirimbo Dirigeant, twibutseho gato indirimbo 3 nabwo turi bunyuremo. Niba akurazibuka yego tugiye kunyura mu zeni ziyo. Tugiye kuririmba indirimbo ivuga ngo nibwo bumana bwayo. Yego. Indirimbo ya kabiri ni indirimbo ivuga ngo mwana wanjye Yakobo humura. Yego. Ya gatatu indirimbo turi burimba ivuga ngo iwabandi haragoye. Yego, iwabandi haragoye. Mwisi harakaze byo. Yego. Ubwo rero kugira ngo tubinjize muri mu duhere kuri yo ya mbere muririmbe abantu bongere bibuke ibyo bihe ko tubaza kwigarukaho mu nyuma ariko tubanje kwiririmba. Mwana wanjye sibyo nibwo mana bwayo nibyo. Imana inyuranye ibihe bikabaho itegekesha ibyo yaremye ijambo ryayo bikemera. Tunezerewe n'Imana tubabaye nabwo niyo ihamagaye umuntu ntarara ku isi irakomeye. Hejuru yayo nayo indi Imana iriyo. Sinkurumimbano dufite Imana ikomeye. Turavuga ibinyakuri Imana twiboneye, turavuga iby'amateka yawe twumvise. Sinkurumimbano uri Imana, ni wowe Mana yo kwizerwa. Hari ibyo twasomye mu bitabo turemera, hari ibyo twumvise mu mateka turizera, ariko hari n'ibyo twiboneye. Sinkurumimbano dufite Imana ikomeye. Hari ibyo twiboneye, ariko hari n'ibyo twiboneye, hari ibyo twiboneye. Sinkurumimbano dufite Imana ikomeye. Nebukadinezari yaciye iteka atumva amajwi y'amahembe n'imyirongi n'iyubarare. Uwo nguwo ajugunywe mu itanura ry'umuriro. Niko byagenze bafata abagabo b'Abayuda barababoha babajugunya mu itanura ry'umuriro. Nebukadinezari yashize umwanya yitegereje arubikwa, abaza abagabo bari kumwe atese ntitwashizemo 3 gusa. Ndabona babohowe ntacyo baba
ari kumwe n'undi wa kane kandi uwa kane ishusho ye ndabona isa n'iy'umwana w'Imana si inkuru mpimbano dufite Imana Imana ikomeye si inkuru mpimbano dufite Imana Imana ikomeye itunyuza horoshye ikatunyuza akomeye burya nibwo bumana bwayo nibwo bumana Imana itunyuza horoshye ikatunyuza ahakomeye nibwo bumana bwayo nibwo bumana bwayo wereka mbabwire uko nayibonye nabonye ikiri muwe ikiri babe ariko kandi n'Imana yica kandi igakiza ishobora kukubaza yewe kandi nakwemera nibwo bumana ishobora kukubaza yewe kandi nakwemera nibwo bumana bwayo nanjye reka mbabwire ko nayiboneye n'Imana ishyira ikuzimu kandi igakurayo n'Imana igira ikirema ikagikomeza n'Imana iherekeza ijambo ryayo ikarisoza gusa ishobora guceceka mu bibazo byawe kandi igeze kuri iri kubikemura nibwo bumana bwayo usihangane mwene data umenye ko umucunguzi abirimo nibwo bumana bwayo inyuranye ibihe inyuranye ibihe maze bikabaho itegekeje ibyo yaremye ijambo ryayo rikemera tunezerewe n'Imana tubabaye ntabwo niyo ihamagaye umuntu ntarara ku isi irakomeye hejuru yayo nta yindi Mana iriyo si inkuru mpimbano si inkuru mpimbano si inkuru mpimbano dufite Imana Imana ikomeye si inkuru mpimbano si inkuru mpimbano si inkuru mpimbano si inkuru mpimbano dufite Imana Imana ikomeye 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 dufite Imana ifite ubushobozi bwo kugukura mu bibazo byawe si inkuru mpimbano dufite Imana Imana ikomeye Imana ifasha imfubyi zikiga kandi zidafite kivurira si inkuru mpimbano dufite haleluya Imana ikomeye iguhagararaho uri umupfakazi ikakubera umugabo wawe si inkuru mpimbano dufite Imana Imana ikomeye gutabara muri agisida imodoka igashwanyuka wowe ugasigara si inkuru mpimbano dufite Imana Imana ikomeye si inkuru mpimbano dufite Imana Imana ikomeye si inkuru mpimbano dufite Imana Imana ikomeye haleluya Imana yacu irahari kandi irakomeye ibyo turi gukora turi kuvuga ubutumwa bwiza niba utarayizera turagusaba kuyizera niba wumva aho utarayibona ndakubwira ko waba ubeshye byanze bikunze warayibonye no kutabiha agaciro ushobora kuvuga ngo ngenda ndakennye ariko nibura ubwo ugihumeka wabonye Imana ubwabyo ni igishoro ngeze nsoma ku igare ry'umunyonzi handitseho ngo igishoro cy'umukene n'imbaraga ze donc ubuzima kuba afite ubuzima ubwabyo ni igishoro ni igishoro niko yanditseho ngo igishoro cy'umukene ngo n'imbaraga ze kuba ufite imbaraga ufite ubuzima ubwabyo ni igishoro n'ababonye Imana rero iyi ndirimbo dirigeant nayo yakorewemo hano kwa Leopold muri studio yego yakorewemo hano ifite amateka ki niba hari ukuntu mujya mubigarukaho
hari ukuntu wadusangiza ifite amateka ki mu kuyihimba, iyi inspiration yayo, kuko urumva ko iravuga imbaraga z'Imana ariko kandi ikaba yakwemera kukubabaza ariko inakwemera. Uyu ifiteho gatoya, tubwireho gatoya. Imana ibahe umugisha. Indirimbo nibwo bumana bwayo, ni indirimbo yacu Jehovah Jireh, ariko message twari dushatse kubwira abantu cyangwa se n'uyumva message yakumvamo, twari dushatse kuvuga ko Imana yacu mu by'ukuri ni Imana yo kwizerwa. Imana yacu niyo kwizerwa. Iyi ni message irimo, hari igihe umuntu anyura mu nzira ikomeye isa n'igoranye, rimwe na rimwe abamubona cyangwa se nawe ubwe akumva yuko Imana yamutaye, akumva yuko Imana itabirimo, bamwe bagatekereza ko ari ibyaha byakozwe, ariko twari dushatse kuvuga ko no mu bihe bitari byiza ni Imana, nibwo bumana bwayo. Imana irakenesha, Imana irakiza, Imana ishyira hasi, Imana igashyira hejuru. Bamwe baba ari abami, abandi ikabagira abagaragu babo. Nibwo bumana bwayo, niko iremye, niko yisanze. Imana irakomeye. Ibyo nibyo biyigira gukomera. Bamwe baba bakire, abandi bakaba bakene. Hari abantu bapfa rwose bagapfira mu bukene. Nibwo bumana bwayo. Ntibivuze yuko hari icyaha bakoze, nibwo bumana bwayo. Ibyo byose bigize ubumana bw'Imana. Muri iyi nzira rero ducamo, ntago duhura n'ibyiza gusa. Nuhura n'ibibi uzajya umenya ko n'Imana iri kumwe nawe, iri kumwe nawe. Ntago tuzahora tunyura mu byiza gusa, tunyura mu byiza tukanyura no mu bibi. Ejo tuba tubabaye, uyu munsi tukaba twishimye. Imana ibahe umugisha.